munsi nazanye umutumirwa wacu bita Cynthia Mahmoud. uko mwabyumvishe Cynthia rwose ni umukobwa tuzi cyane hano mu Rwanda uzi ibijyanye mu bintu by'umuziki cyane, tumuzi imiziki dusanzwe tuzi nka afrobeat ndetse hari n'igihe ageze no muri za gakondo. Reka duheze ijambo umutumirwa wacu aho bagira ikibazo. Nk'uko bisanzwe nitwa Cynthia Mahmoud, nkaba nkunda kuririmba cyane, nkaba naje kubonana n'uyu, tukaba tubashimiye ko mwemeye kudukurikira aho muherereye hose, nawe umugisha. Nkaba maze igihe ndi mu gihugu cy'u Rwanda. Mu buzima busanzwe nkunda kuririmba no gucuranga, nubwo atagatari nazanye hano muratwihanganira. Murabyumva ko twabaza umusanikazi ahuje ibihugu bibiri, mwabyumvise nta kujya kure, nta bintu byo kugorana cyane. Watangira utubwira ka freestyle nyine umuntu umuziki unawukora wese nyine akayumva ko tugatangira tubayibinga nyine, nta gitari hari, nta piano hari, ariko ijwi ryawe uraryiteguye kandi urahamya ko rikora neza. Watubwira kahise. Iyabanoro samajamba akwiye, nkagira n'ijwi ry'abamarayika, ngo nshobore kuguhisha imwe ryanje uko byari bikwiriye. Uko uteye nuko usabira ngaragura, je suis vraiment fou de toi, amaso yanje ni wowe areba, urukundo wampaye ruma kwifuza kandi sinicuza, satisfy you.